nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, niko Uwiteka agose twebwe b'abantu bamwubaha, b'abantu bamumenye, nta cyapfa kubatera ngo kibanyeganyeze uko kiboneye, kuko dufite Uwiteka twamenye kandi ntabwo ashobora kudutererana. Umuntu wamenye Imana by'ukuri ntijya imutererana, ntabwo ijya imureka. Muri aho bakunze ba Mama Paccy TV official, mukunda kunkurikirana kuri YouTube yanjye, kuri channel yanjye yitwa Mama Paccy TV official. Nkunda gushyiraho ibiganiro byinshi, nkunda gushyiraho ibibwiriza, nkunda kuganiza abantu banjye, guhumuriza abantu banjye, abakunzi banjye. Ariko muri iyi minsi barambuze, bamaze iminsi bahamagara na telefone yanjye yagize ikibazo, nabuze amanomero y'abantu, yagize ikibazo irapfa. Ariko nayishujeho ngo ariko nta nomero z'abantu gifite neza. Abafite nomero ahubwo bazanyandikire mbabona abantu nari mfite muri telefone, ngo nabo nyigira muzanyandikire. Rero ndabashuje mu izina rya Yesu umwami wacu twamenye. Imana yo mujuru bambera umugisha. Hari abamaze iminsi bahamagara ngo barambuze, ariko ubu ngubu naje. Ariko aho nari mvuye nari ndwaye, nararwaye ndarwaranya mu bitaro. Ariko mu kurwara kwanjye hari isomo nize, hari byinshi nahigiye, byinshi cyane kandi byatumye niga. Numva ngomba no kubisangiriza bashuti banjye. Hari umuntu twaganiriye mu burwayi bwe wari urwaye, yambwiye amagambo akomeye. Ayo magambo nuje nshaka kuzayakoramo n'indirimbo. Ayo magambo yaranshimishije, numva aranyuze, nibaza abantu tubana nabo, nibaza numva mbese nahise numva mpigiye isomo. Numva ko ngomba kuzakoramo indirimbo, nababwira duke mu byo twaganiye, nta kibazo nabibabwira, ntabwo ari ibanga. Yarambwiye ati ndarwaye maze igihe mu bitaro, atari ko singira umuntu nsura. Ntabwo uri umuntu gusura mbona umeze neza ukeye. Ati mfite bene wacu babakire, mfite bene wacu bamwe baba hanze, mfite bene wacu, mfite na mwene wacu hano muri Kigali utuye umeze neza. Atari ko nkubwije ukuri ko nta muntu nsura ntiwabyemera. Ati kereka abagira neza twasenganye, niwajya kubona nkabona mwarahindutse, niwajya kubona nkabona numva birantangaje. Ndavuga ati kweli. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nahise numva mvuze nti rero reka mbabwize ukuri, burya ibintu ntabwo byoroshye. Yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ati ndamutse mpfuye, atubonye isanduku nahambwamo, ati yabirenze ihenze, ifite agaciro nka miliyoni zingahe, kandi nabuze n'uwampa amafaranga yo kugura isukari. Nshuti yanjye, mwagiye musura bene wanyu bakiriho koko batari bagenda. Ati ugasanga ati nabo hanze bakura indege bakaza kunshyingura, kandi nigomba kubwira ko ndwaye, atari ko niba nyitayo. Numva niza akaruka komeye, ngiye niba nkunda kandi uzakampe nkarye nkiriho. Numva ndumiwe, numva mpigiye ibintu byinshi. Mbisanisha n'indirimbo mfite ivuga ngo ibya Yesu ntibizashira, ndabamwizeye tuzamusangayo, twibane nawe mu ijuru. Ariko ifite rofuri ivuga ngo iyo umuntu amaze kuva mu mubiri, igice cyawe kiravuga ngo reka gutwarwa n'iby'isi, naje gusanga ari by'igihe gito. Ngo iyo umaze kuva mu mubiri, inshuti n'abavandimwe barahurura bakaguherekeza, bakugeza sororo, bakagusigayo, ugasigarayo wenyine. Byaba ngombwa bakaza kugabana ibyo waruhiye nta bana ufite, bakaza kugabana ibyo waruhiye. Kandi ntago mujyana, baraguherekeza n'abaye bose bakagusigayo bakigarukira. Nimba wumva ufite ukuntu wifite, nimba wumva ufite icyo wafasha umugenzi wawe, mbabara mujye mugikora, musura n'abarwayi. Nusura abarwayi inshuti yanjye uzahembwa na byinshi. Nusura n'abarwayi Yesu azaguhemba. Nusura umurwayi hari utagira umurwaza, Yesu azagufasha. Kuki umuntu apfuye wa mugani twese twatsa amamodoka tugashyiramo amayisanse tukajya gushyingura? Icyo kintu nanjye nakibajije. Nabwiye ngo nizeho ikintu cyanshimishije kigiye kongera kuntera gukora. Umuntu yicara ati ngewe singira umuntu nsura, kandi ari mu bitaro, kandi afite bene wabo hanze. Ariko nawe waba mwene wawe. Inshuti yo hanze arigiye kurutira inshuti, warigiye kurutira abantu bawe. Inshuti yanjye nahize ikintu gikomeye. Rero icyo kintu cyaranshimishije, ndavuga ni ngiye kongera nige ikindi kintu cyo gukora, ngiye kongera nige gukorera Imana, ngiye kongera. Nahise numva nihannye,
mbese n'umansabye Imana imbabazi ko ntabitwaye neza ntitwaye neza nahise nica urubanza cyane ndavuga Mana mara icyumweru nkafata ukwezi nkafata umwaka ntaragera mu bitaro ngo ndebe abantu bameze gutya kandi njye nariye naryamye sindi umukire nawe nturi umukire ukabije ariko hari ibihumbi 2 twakoresha tukajya gusura abarwayi. Uyu munsi rero nzanye ijambo rivuga ngo twaherewe umuntu dutangira ubuntu. Nimba wumva ushaka ko dukorana dukorera Imana tugifite imbaraga, dukorera Imana tugifite ubuzima, baducira imanza uko bashaka ariko dukorera Imana tukiriho tuyivuta umufasha. Ntabwo uzajya gufasha umuntu ngo tubibwire runaka ntabwo ibintu byose dukora ko twatubibwira abantu. Hari ibyo dukora no mu ibanga bitazwi cyangwa ngo tubibwire abantu, ariko mfasha twongeremo imbaraga. Kuri iyi channel yanjye YouTube yitwa Mama Paccy TV Official, mfasha twongeremo imbaraga, dushyiremo imbaraga, dukorera Imana kandi izaduhemba. Nshuti yanjye izaduhemba. Hari ijambo ry'Imana rijya rimfasha, njya nibuka kera narakizwa hari ibintu byinshi twapfushaga ubusa, hari amafaranga menshi twapfushaga ubusa, ntabwo mbabeshya pe. Byari igihe nyabwira abantu Imana yadukuye kure, Imana yadukuye hakomeye, ndi umukobwa rwose cyangwa se maze no kuba umumama. Hari amafaranga, hari ubwo twakoraga amafaranga menshi tukajyana n'abandi bamama b'inshuti zanjye nkabaherekeza Kigali nari ndimo ntarakizwa, tukajya muri kabari pe. Njyewe nanyweye byeri sinarenzaga icupa rimwe, ni rimwe sinarirenzaga, nabyo hari igihe nari maraga. Abadamu turiko bakanywa nk'inzoga nyinshi cyane mbareba n'amaso yanjye, ariko ngiye kubwo bari ndi kubyiga ntari mbishoboye, bari kubinyigisha ndayagoya. Ikigare kibi kikujyana kure, ikigare kigutekereza n'ikigare ukugenderamo nacyo kugishyire ku ruhande ujye mu kigare kizima. Ayo mafaranga iyo ntekereje ayo mafaranga twatsindaga aho ngaho, nimba naranywaga iyo byeri kandi nabo bakanywa nk'izo ngizo rimwe na rimwe akaba ari njye ubishyurira, ugasanga nsoye nk'umwe 20 ndabishyuriye kandi yaguraga 500, nanyweye icupa rimwe rya 500 naryo ntanarimaze, bo bakanywa nka 7 umuntu umwe, najya kwishyura nkibishyura 20. Kuki tutafata amafaranga twapfushaga ubusa ngo tujye kuyasuramo abarwayi? Gukiza twakirijwe ubuntu, gukizwa n'ubuntu. Muri haranditse ngo gukizwa n'ubuntu. Twakirijwe tubishaka, tubikuye ku mutima, ari Imana duhamagaye. Mureke tubigume amacuti yanjye, mureke tubikore kandi tubikore tubikunze. Haleluya. Ndagira ngo mbwire hari ijambo buri rijya rimfasha, hari ijambo ryo muri Bibiliya rijya rinshimisha rikanezeza. Ijambo reka ndisunaho gato. Iryo jambo riri mu gitabo cy'Abefeso, ibice byaho ni ibice 2. Abefeso ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umutwe w'amagambo aravuga ngo gukizwa n'ubuntu, nta gahato karimo, ntabwo ari amafaranga, nta nubwo ari ikiguzi. Gukizwa n'ubuntu. Nawe nimba ushaka gukizwa byinjiramo kuko n'ubuntu. Uve mu byo urimo bidafite umumaro, uve mu kurara mu kabari bidafite umumaro. Yabaze nk'umuntu w'umugore guhura nawe wasinze uri guhirimanga mu muhanda, ibyo bintu ntabwo Imana ijya ibikunda, ibyo ntabwo bijya bishimisha Imana, ibyo bintu bibabaza Imana cyane. Gukizwa n'ubuntu. Ugasanga umuntu w'umugore arafashe ibintu by'ibitabo ari guhomekamo hariya mu nguni y'amenyo, yabaye umuhondo, umugore wiyubashye ugenda neza. Ibyo ni ibiki ubundi? Wabiretse ukakira Imana, gakiza ko gatangirwa ubuntu. Ni ikihe kibazo ufite? Kizwa neza nurangiza ukorera Imana. Iyo ntekereje amafaranga twapfusha gusa tutarakizwa, natekereza n'abantu bari kubura no bagurira igitenge muri iyi minsi. Twarakijijwe. Va mu byo urimo wegera Imana uze dukorera Imana. Haranditse ngo namwe yarabazuye mwebwe abari barapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ngo namwe yarabazuye, nawe yarakuzuye. Buriya hari byinshi biba byaraguhitanye ariko ntibyaguhitana, uracyariho. Ni Imana yakuzuye, ni Imana yatumye utabigira icyuba, ni Imana yatumye igihagaze aho ngaho. Reka mu byo urimo kuko wibabaza, kuko hari aho yagukuye hari hababaje. Hari niko Bibiliya itubwira mu gice cya 2 ku murongo wa 1 ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Gusa navuga iryo jambo naritindaho, nanjye yaranzuye. Iyo nicaraga se muri kabari naho bagore, sinicaranaga n'umugabo w'abandi, nta mugabo wanyigeraga.
ariko nicanaga n'abagore tuvuye gucuruza tuvuye gushaka imari tukicara tukinywera ariko ngo natwe yaratuzuye muba yazuye nawe urimo muba yazuye nanjye ndimo muba yazuye n'uriya arimo muba yazuye twese turimo yaratuzuye yadukuye kure twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu hari ahantu nanjye nari mpaguye nahuriye n'iseni ikomeye nahura n'ikibazo gikomeye cyane aho umwe muri mu nshuti zanjye twasangiraga icyo gihe nagombaga gusenya urugo nkarusenya nka ko ibaze kuba unywa inzoga umugabo atabizi kandi ari umurokore atabizi we kwinywa ukayinywa mu ibanga ni kera cyane nari ntarakira agakiza ariko byariho narananiranye kubera ikigane ngenderamo bakambwira ati ngwino bana ati ngwino nkagenda nkareba ukuntu banywa bwa mbere nagera nkicara nkinywera agafanta bageraho barambwira ati ariko nawe nywa ntacyo bitwara ngeraho ngasoma nkarwara nayo ukajya unikira kandiho kandi nta gahato karimo ariko kubera ikigare ndimo kubera ikigare tugenderamo kubera ibintu tubamo tutazi ibyo turimo nimbukijwe tumenye ko dukishijwe twakira agakiza tubishaka tubikunze umurongo wa kabiri bavuga ngo ibyo mwagenderagamo kera ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigendere y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira mbabarira amaso yanjye ni hatari nayo gusoma n'ikibazo noneho niko satani gikora ariko arabeshya yaratsinzwe ndagira ngo mbwire ngo hariya ahantu ubuzima twarimo twakoreraga satani muri yaranditse ngo twagenderaga mu mategeko y'isi umwami utumvira ari wo satani nimba ugikorera satani uri mu kahe gace nimba ugikorera satani arahemba satani ahemba iki se ko satani ahemba urupfu satani nta kintu na kimwe ahemba imana yacu irahemba aho yagukuye ibyo yakurinze ibyo yagiye turinda ni byinshi imana yacu ntabwo ijya yirengagiza intore zayo haleluya ariko ragira mubwire ngo nimba waramenye nimba ugifite amahirwe ya kabiri yo kugira ngo imana ikwakire nyemerera uve mu byo urimo bidafite umumaro nyemerera uve mu byo urimo hari byinshi bigutera kujya muri ibyo byaha ndabyumva pe hari umudamu wigeze kunicara ndamubaza naramwicaye ndamubaza yarambwiye aricara arambwira ati ngewe rero kamubwire mu pasi ni ati kuba namara icyumweru ntabonanye n'umugabo byarananiye ati byarananiye aricara arambaza ati se mu myaka 9 wamaze uri umupfakazi wabagaho ute kwitwara gute nta ndamusobanura nabagaho neza natekaga ngarya n'ibyo kurya ndabifite ntabwo banabaga mfite mbana na mama n'abana banjye nta kibazo dufite imyaka 9 nayimara tuno umupfakazi hase ukabaho gute nta mugabo azanyuma warenzwe buriya iyo utaba mu mana uragenda ukanywa ibiyoga umara kunywa ibiyoga bigakwica ugatekereza iby'abagabo ugatekereza ibintu bitari muri gahunda ariko utaba muri ibyo byo hanze by'ubusambanyi n'ibisinzi n'ibiki byose nta kintu utekereza imana iri muri wowe ugatekereza naho ngenda umuririmbyi murabizi utekereza ko ufite ubutumwa bw'Imana ubitsa amabanga y'Imana ugafata umwanzuro wo kugumana n'Imana ugafata umwanzuro wo kwirengagiza ibindi kugeza igihe Imana irebye ikabona ko kwiye umugabo ko ikamuguha waba atari kujya kwiba buriya rero nagoze amagambo ndimo basomera muri Bibiliya buramba nyababwira ngo akubaka aho uri hose umvuga gufitiye akamaro hano ijambo nyankunda ari muri Bibiliya muri Zaburi 125 buranda ndayikunda cyane iyo nyisomye gutya mba ari amagambo yo nyasomye ndayitura nawe nkayagutura kandi nawe akakubera ubuki nkuko abana ryohera haranditse ngo Zaburi 115 Zaburi 125 Zaburi 125 murongo wa mbere n'uwa kabiri haranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose ngo abiringiye Uwiteka ako kandi ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iyo wiringiye Imana muri wowe uhora uhagaze neza ubwo nta n'icyakunyeganyeza rero haranditse ngo
umurongo wa kabiri ukuntu nshimishe ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, niko Uwiteka agose twebwe bantu bamwubaha, bantu bamumenye, nta cyapfa kubatera ngo kibanyeganyeze uko kiboneye, kuko dufite Uwiteka twamenye kandi ntabwo ashobora kudutererana. Umuntu wamenye Imana by'ukuri ntijya imutererana, ntabwo ijya imureka. Rero kubera ko twamwiringiye tukanga kugira gutya wewe humura. Hari byinshi bigukomeretsa ariko humura. Komera kandi ushikame ukomere ku Mana. Aho Imana ihagaze, imiryango yagutaye, umugabo yagutaye, umugore yagutaye, inshuti zakwanze, Imana ibaruta bose, igahagarana nawe mu kibazo, igahagarana nawe mu bikomeye, igahagarana nawe mu bigeragezo, igahagarana nawe byakomeye mu mutwe byajangiranye. Hari igihe byeze kuncanganya nicara muri kwasiteri, oya ni bwa butagisi bwa kera. Nakicaramo tukagenda nakicemo ngiye turagenda tugeze ahantu mbona abantu bashizemo bose kubera ibibazo nari mfite byandenze. Noneho konvera arahindukira ambaza ngo madango ahantu ugira hazi, ndebye ahantu ndi nsanga ntago mazi, aho nagombaga kuviramo naraharenze, ntacyo babuza nkabona ntago mazi, nkabona ishyamba, nkabona inzu nazi, umwana nasanga tubahitaye bambwira ikizina ntazi. Ndabwo rero ngenda naviraga ahantu hitwa gutya, ntabwo nzi ko mwanyizanga ngo urongero twishyure, nari nyafite se wese murashima kuntanga ko kundarira nk'umwana. Barandeba bangirimwe baranjyana banjugunya aho nagombaga kuviramo, ndaje nicara hasi nk'iminota 30 nibaza isi ndimo ni iyihe. Hari uri mu ibyo bigeragezo ariko hari Imana ikubereye byose mu maso. Murakoze nshuti yanjye, akakara agaciyemo ngo nari mbazaniye ngo tuganiraho gato, ariko nimba ukunda umuntu ujye umusura, niba ufite icyo usurisha umuntu musure, niba ufite icyo usurisha umurwayi musure. Kwa muganga hari abarwayi bafite ibikomere, hari abarwayi bahangayitse bababaye bafite ibikomere byo kutagira abantu babasura. Ihangana niba nimba famiye itaboneka, umubere inshuti mo kimwe, umubere mukuru we, umubere mushaza we, umubere iki gutyo. Nimba ubishaka bikore kandi bikunze, Imana izabigushyigikiramo. Haleluya, amen. Ndabashimiye rero, yari Mama Pasi TV official. Nkunda gusoza mbasengera kuko kandi isengesho nsenga nzi ko hari icyo rimara. Nubwo bwose wabyirengagiza ariko ndabizi ngiye muri ngiyewe, ndabizi ko isengesho mbasengera rigira akamaro. Rero ngiye kurigusengera kanya, ibibazo wari ufite bicogore biturishe, umuyaga wari kwirukankana, Imana uturishe, Imana iturishe iyo miyaga mu izina rya Yesu. Mana turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko kiturinze, dushimye ko turi kumwe nawe. Babara buri wese ukumva, tubabarira ibyaha twacumuye byinshi, twakira ubwiza bwawe, ariko turakunyuze ngo tubabarire. Babara buri wese nurangiza kumubabarira umwumvire ibyo ashaka ubikorere kwiyubahisha. Ndakwinjiza data, rinda igihugu cyacu, rinda abayobozi bacyo, dufashe kandi tugenderere isi yacu muri rusange ndayikweretse. Ari ikindi nyigushimira kandi naka kanya nyishima, ndashima ko covid yagiye icisha make no ku isi yose nkumvira gucisha make, icyubahiro ni icyawe. Komeza dushyigikira abacu bari hanze, komeza uturindire ubwoko bwawe, komeza ushyigikire buri wese ukumva, buri wese ushyigikira channel ya Mama Pasi TV, buri wese ukurikira channel ya Mama Pasi TV, ujye umumpera umugisha uko bukeye nuko bwije, ntazagira icyo akena mu nzu ye, ntazagira icyo akena mu biganza bye. Ibirwara byose ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubaho ubuzima buzima, bajye bakumya bankurikire, bajye bakumya barebe byanjye, bajye bagumya banshyigikire mu izina rya Yesu Kristo. N'ufite ubushobozi ujye umuha ubushobozi bwo gushyigikira abarwayi, bwo gufasha abakene mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye ko hari icyo ubikoze, bikore kwiyubahisha ko niwe twamenye. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu, amina. Bye, tuzasubira. Imana ibahe umugisha.